ubundi urarinda wishimira ko atareba hari umwenda umufitiye ngo niyareba azawukwishyuza umutima wirabura wenda gusa ikigina. Shatoni nawe si wowe ubundi nta kuntu watunga agasatsi nk'ako ngako ngo utanye ubwenge n'ingurube. Ariko se mwana niyo boss uko marareba jya kureba bamubonye ariko uraba gufasha kumureba. Yes, WhatsApp Rwanda, WhatsApp in Kigali, ndagusuje nizeye kuri amahoro. Ikaze muri 1on1 ya Narababwiye TV, ikaze muri episode yindi kandi. Ndishimye cyane newe iteka no kubanje kuganira n'uyu mugabo. One of the best yitwa Music Machine. Delivery itangaje inyandiko yasigara mu mitwe ya benshi. Ari nyuma ya beat mubyina, ari nyuma ya lyrics wakunze mu ndimo nyinshi mu Rwanda. This guy nagasanzwe, he's an unusual guy. He was born to win, he was born to rise, he was born to conquer. Ni ikimenyetso cy'uko Imana ifite imbaraga zitangaje. This guy after hit after hit, ni back to back, bumper to bumper, bandika bandwa. Ladies and gentlemen, boys and girls, iyo wumvishe gitari icurangwa neza ukumva beat zerekeza injyana mukunda, wumva niyo Bosco. This guy yo n'umutungo w'igihugu Renaissance n'ubutaka n'idarapo n'izuba muri ryo. Ngwino nkuze nawe muri 1on1 wumva ubwiza bw'ubwenge bwe. Niyo ikaze men. Yes, asante sana. None siyo bandika banduka ni ibiki? Yes, niyo nyine nawe urabona ni ikivugo cya cano yacu. Kinyero cy'ikiganiro cyanababwiye. Iyo challenge maze iminsi numva bayikora nanjye ndashaka kuyikora uyu munsi. Yes, niyo urebye iyi challenge wowe muri make ni gukwiye kuko nawe wafa gushobora. Ese tayiku i-content yawe koko nindeba? Yes, nagikureba pe. Oya nago nabyemera. Twabikora hwikize. Ako se tayiku ubu nta bundi buryo koko? Yes, urebye uburyo nta bundi buhari, nta bundi busigaye kabisa. Kuko iyi content isaba abantu bafite maso ari normal. Mbereka amafoto muri telefone, bambwira umuntu banasobanura ibyo akora cyangwa se utundi tudefo atunga mu buzima busanzwe. Iyo ngwe ni uri kuvuga nashobora? Yes, none se kutabona? Mbere yo kwa uploadinga urabanza ukazinyuza mu mashine. Yes, nkeditinga nyine ngakuramo ibyo nshaka n'ibyo nashaka. Telefone uyerekana kuri kamera cyangwa uyereka nge? Yes, nyereka wowe ukambwira kuri abo bantu. Hanyuma abantu bakaza kuyabona gute? Editinga nkashira kuri screen nyine. Ambo, sikamu yabonetse. Tayiku tujya gukoresha system kandi bizabara. Ngo system? Ya, wowe uranyeka telefone amafoto uzayashyiraho nyuma. Niyo abanyarwanda bakwica. Ha, ibintu byoroshye wowe settinga kamera tugira. Ambo, cameraman yatangiye reka tugire. Okay, ngambwira uyu muntu. Marina se afite akabuno nk'akabamansuze. Wow, nubeshye. Okay, akira uyu nguyu mbwira. Irene ntabwo tubwiye ibya Vestina neza. Irene? Kandi ikindi kintu ajya guza subscribe miliyoni. Uyu nguyu we? Benovio uyu mujama yinduye Yesu mu gitaramo cya papa cyangwa. Akira nundi. Yewe we ni mitsutsu pe. Watsuwe bamwita mitsutsu. Mitsutsu. Okay, wamubonye iki? Mu gitaramo cya papa cyangwa gukubitiramo agakabutura n'agacongo. Kugakayeko yarameze nka prosobutero wo mu cyaro. Akira nundi. Uyu mukobwa se kumbona afite ni Dorcas. Dorcas. Ni cyo muziho? Muri iyi minsi ndi kumva ngo we nambonye hari ibyo bashaka gukora. Bimwe by'amakosa bari kuvuga. Ni wamenya. Akira nk'uhindi. Waboy Baritazari. Uyu mutipe numvishe ngo ibyo ngo byaburijwemo n'ibya Vestine. Aka makuru ndi kumva ngo ari muri Goma niyo yahungiye. Ariko niyo bo confidence ivuganye ibi bintu. Muri comment reka tuvyitege abanyarwanda. Nago tuzabakira kweri. Reka twa-uploading turebe rero. Mabi wabonye ibyabaye mwana? Gibiki? Mani niyo Bosco yandikishije amateka. Nawe se yagiye muri cya gitaramo cya papa cyangwa?
oya ntabwo ari ibyo ndi kuvuga. kagira inkuru rero. Mabi ejo bundi nabonye video kuri YouTube ariko yaranshobeye. Ese n'ubu ndakibaza niyo boss karareba nareba vipi? Mabi ubu nje ndi mu rujijo. Sha niyo boss ko ntabwo areba mwana, ariko waba uri gukora puranka ho wakemera kwitura mu bitsiriko no mu byo buri muzima. Mabi oya arareba, sinzi niba kira kiganiro warakirebye, ariko uramutse ukirebye watumenya ukuri. Ariko rero namwe mujya munsetsa, ubu ibintu byanyuze kuri interinete ujya ubireba ukabiha umutima wawe ukumva wabyemeye cyane rwose, ukabyemera 100%. Wabihakana ute kandi uri kubibona? ariko se mujye munasobanuka mwana, ujya unatekereza ko hariho n'abahanga bakora ikintu babesha ukagira ngo ni ukuri. Oya nabyo kubeshya, no siriya ni AI yamuvugishije. Nje nabyirebeye nongera nsubira inyuma. Niyo boss ko arareba. Nyine nanjye ndacyakubaza, wabibonye amaso ku maso cyangwa niza interinete mu bisangaho? Abo baprodinga nyine natwe tukareba. Rudakuba interinete zirabesha mwana, abantu bareditinga ukabona ibitabaho. Ubu se nk'abari abantu baguruka habaho umuntu uguruka? Oya nawe ubaho. Ubu se niyo boss kumaze imyaka 10 ubwo se yakemera kutubesha bene ako kageni? Shafata kareba wane areba se ubwo karakanura. Tycoon yamwerekaga telefone akavuga ibyo ari kubonamo vis-a-vis imbere ya kamera amaso ku maso. Hanyuma se iyo bagiye kubisohora ntago babinyuza muri za mashini zabo? Ibyo simbizi. Nabyemeje 100%, ntago wakonfirima kareba. Mwana arareba ariko Mabi reka muhe urugero, ariko kwambika impeta wigeze ubona ahusha urutoki? Hanyuma se wowe uri kurya umuriro ukabura uhushakanwa? Wapi? Nawe rero niyawusha wifi wiwe. Ariko niyo bo n'ubu duhuye. Sha Mabi sinkubeshye, yansobanurira ukuntu yatubeshye imyaka 10 tuburira. Ariko se Rudakuba mwibarize, ubundi usanze Imana yarabikoze akareba wowe wabuhombye iki? Ye baba wenyumvira bya bindi mba nashaka. Ni gute niyo Bosco yareba? Ariko rero njye abantu bajya bansetsa pe. Ubundi urarinda wishimira ko atareba, hari umwenda umufutiye ngo niyareba azawukwishyuza. Umutima wirabura wenda gusa ikigina, aho kugira usenga Imana imufashe areba abashe kuba ibintu byiza, uri kumwifuriza guhora atareba. Mabi reka ngene nava nkubwira nabi. Mamaga imitima y'abantu yabaye utera. Tonu umeze uteze? Meze neza. Toni wumvisha ibintu biri hanze amani? Ni ibiki se? Manu uziko numvisha ngo niyo boss kasigaye areba. Yo byaba byiza cyane. Umva kandi yanjije nayo ibintu itangiye. Ariko se sha ubundi mwabaye muto. Ibintu biratera umuntu stress namwe mukaza muserebura. Uwakubaza ibyo uri gushima Imana ni ibiki aho ngaho? Sombwe ko nawe Bosco ari kurebara? Arakareba ubusa. Toni nje sinkubeshye ndamutse nanabimenye. Amaso ku maso nkabona niyo boss kari kureba. Umuswita kadutuburira tukamukunda. Nahari ugushaka maramuko shareba. Sha nta kibi kibirimo ariko pe. Kandi Toni ahari ufite ikibazo mu mutwe. Ese ibyo ndi kukubwira uri kubyumva cyangwa muranyinisha? Ubundi se wamufanaga? 100%. Ibaze ko indirimbo ye namaraga kumva ko yageze kuri YouTube. Shayi ibihumbi nka 800 na comment 7 kuri email zitandukanye. Niyo amamiliyari y'amaviews ubona agira aturuka kwa Kazungu umwana w'umuzungu icyota amasimbi. Kumva rero ngo yarebye na support yanjye namuhaye. Toni nago byarangira amahoro. Ariko rero abantu munatangaje. Support wamuhaye niyo kugira ngo agume ahari cyangwa no kugira ngo ave ku ntambwe ajya ku yindi? Ngave ku ntambwe imwe ajye ku yindi. Ubundi mu busanzwe hari amoko ya support abiri. Hari support yinica nikize, yayindi tumutabaho kandi utanapfa. Iya kabiri ni support y'ikirenga. Imwe wishimira umuntu ukamuha miliyoni akava kuri level imwe akajya ku yindi. Hanyuma niwe Bosco wamuhaga iyihe? Inica nikize. Wumva utuje rero. Mu gihe wamuhaye nica nikize, abandi bamuhaye ikirenga. Niba ngo yanarebye uzamenye ko byakunda na support y'abandi atari yawe. Shatoni nawe si wowe. Ubundi nta kuntu watunga agasatsi nkako ngako gutanye ubwenge n'ingurube. Imitima y'abantu biri misira. Komeranye. Yego. Ariko se mwana niyo boss ko marareba. Jya kuraba bamubonye ariko uraba gufasha kumureba. Hello guys, baba content creator mumeze gute? Guys, njana kongera kubabwira ko icyanzu.com ari cyo gisubizo cyanyu mwebwe aba content creator. Uhora wibaza ngo twiri comedy kuki mfite ishusho nziza, kuki video yanjye isa neza, kuki amajwi yanjye ari hejuru. Igisubizo nta kindi, icyanzu.com. Guys, ushaka ibikoresho byose byagufasha gukora video zawe neza, na content yawe ikakundwa cyane, ikarebwa n'abantu benshi, bakayigumaho paka video irangiye. Nta rindi banga. Guna no mu icyanzu.com tukwereka igisubizo
cyawe urasanga amatara meza, tripod, video making ndetse na sound maker. Guys, wowe mu content creator rero visit Icyanzu wihahire